hano mwatambukanye buriya ntacyo yakoze ku buzima bwawe buriya mu kazi zira ntambaro urwanya ntacyo yakoze mu rugo rwawe ntacyo Yesu yagiye akora mama papa ntacyo yakoze murira niranda ajya ugera hari hanze uhanye neza Imana mu muryango baraguciye warabaye kivume ubu ntabwo ari wowe mwana mu muryango Yesu ndiko atubaje akakanya urashaka kwesa gukora iki akakanya mama wa mukobwa urashaka kwesa gukorera iki mbese mbere yo kuguha umugabo banza guhiki mbere yo kuguha akazi Yesu abanza guhiki mbere yo kuguha urubyaro Yesu abanza guhiki mbere yo kugira ngo akurize iriya ndege ugende abanza guhiki mbere muvuga butumwa muhanuzi mbere yo kuguhivuga butumwa Yesu abanza guhiki mushuma mbere yo kugira ngo guhitora abanza guhiki kugira ngo washe kubanira nkuri Yesu abanza guhiki ela wirebota kubarabike mureke tonze gute umutegerereje hehe umutegerereje kuri yanko umutegerereje ku mukoresha wawe umutegerereje ku mugabo washatse umutegerereje mu rubyaro rwawe mbese umutegerereje hehe umutegerereje kuri ya mupfumu utegerereje nde Yesu no kumutegerereza hehe mukobwa uri gutegerereza Yesu mu kigeragezo uhagazemo uri gutegerereza Yesu he muri iyo senga uri impumyi ntabwo utabarwa watabarwa gute birasaba kugira ngo dusaba amaso y'umwuka wera birasaba kugira ngo Yesu adogera guteyongera dukore ku maso Imana yacu ni ndutabara iyo Yesu agukoze ku maso didi agadukuraho ubuhumyi dutegerezanye ibyiringiro tuzi ko tuzatabarwa hari impumyi nyinshi muri iyi minsi ziritegereje ariko zitazabona ntabwo bazi ngo Yesu azabatabarira he ntabwo bazi inzira Yesu azacamo kubera yuko ni impumyi yego bo bari kwirebera bari kugenda bafata barandata batazi ibyo ari byo niyo mabona muri iyi minsi abantu bajagaraye bavuga utumwe barajagaraye abahanuzi barajagaraye n'abashuma n'ababishop barajagaraye kubera yuko ubuhumyi bwabajeho ariko Imana ibakoze ku maso haleluya bamenyaho ubutabazi bw'itorero buri bamenyaho ubutabazi bwawe buri muko Imana ishobora byose utajagare ngo urebe hirya no hino wamenyaho umugabo wawe ari wa musore utajagare ngo urebe hirya no hino wamenyaho umugore wawe aherereye Oro y'Imana nabane nawe kugirirwa neza n'Imana niko kubeho imbaraga z'Imana nizibane nawe imbabazi z'Imana nizikubeho wowe uri mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba mu mujyi wa Kigali mu murwa hagati tukwifurije neza y'Imana turakwinginze kugira ngo uze utega amatwi wumve ijambo ry'Imana turi kuri chaîne yitwa Iriba ry'Uwambaje TV. Iyi chaîne ni chaîne ivuga butumwa ni chaîne icaho abakozi b'Imana bafite ijambo ni chaîne icaho impuguro ni chaîne icaho ibyigisho bisubiza imbaraga mu bugingo bw'abakristo. Imana ikugirire neza kandi Imana iguhe umugisha igukomeze niba waba urwaye Imana igusindagize kandi gukize wawe uri kwa muganga mu bitaro nukuri turakwifuriza kugira ngo Imana igukize kandi niba uri mu ibyishimo byiza ndakwifuriza kugira ngo ugubwe neza. Turi kumwe n'umukozi w'Imana muramumenyereye hano ku Iriba ry'Uwambaje TV hatugezaho ijambo ry'Imana ryiza kandi no kuri turamukunda. Uraho neza amahoro y'Imana nabane nawe namwe kandi muhorane amahoro y'Imana nabane nawe ko navyibagira haje ngo namwe kandi muhorane awe kandi muhorane Imana ishimwe ko nari maze iminsi narakubuze ngewe ku giti cyangera wari waragiye nari maze iminsi n'ubundi ndi mu murimo w'Imana nta handi mba ndi none mba ndimo nkora umurimo uburyo umwe cyangwa ubundi mba ndi mu kazi k'umurimo w'Imana ariko ndashimana ko ngiye kunshira inzira nkaba mbonetse Iriba ry'Uwambaje TV navuze ko ntazahava turi kumwe rwose ibihe byose igihe mutazajya mumbonaho byo munye ko ndi mu kandi kazi ntabwo ngira biro nyinshi nkoreramo rero nagarutse muri iyi biro naje kubareba Imana ibaho umugisha abakunzi b'Iriba ry'Uwambaje bari barakubuze hashize igihe rwose batakubona ahubwo se ubungubu koko urabahobera urabapepera urabayambira ndabapepera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndabakunda ntabwo mba nagiye kure cyane urabona ko ngaruka cyane mbangarutse bandi muri rwishina ubundi kubwanyu hari najya mpahura ariko nyine twagiye n'ahandi twagiye kuvuga ubutumwa ni heshi cyane rero nagarutse kugira ngo mbahereze ibyo kurya bitunga umubiri ndetse n'ubugingo yego babyumve yuko rwose uri hafi utigeze ujya kure uhora ubatekereza uko bwije nuko bukeye mpora mbatekereza uko bwije nuko bukeye kandi ndabizi neza ko iyi chaîne y'Iriba ry'Uwambaje TV
ntabwo inywerwaho n'umuntu wese ubonetse, ni umuntu wambaje izina ry'Uwiteka Imana yera ya Isiraheli. Ntabwo ari uwambaje izina rya Nyabingi cyangwa rya Dagoni, oya, ni uwambaje izina ry'Uwiteka Imana yera ya Isiraheli. Uwo niwe uzanywera kuri iriba ry'Uwambaje TV. Rero ndumva ko Yesu yiteguye kubaha ayo mazi atunga ubugingo ndetse n'imibiri yanyu. Imana ibaha umugisha rero, nanjye mpari kubwo gutumikira Kristo, kandi ndabizi ko tuzabigendanamo neza kuzageza ku gihe Yesu azaba aje gutwarira itorero, kandi ndabizi ko nawe uzaba urimo. Yego. Hanyuma abanyamakuru tugira ibibazo byinshi bitandukanye, tukagira n'ibibazo by'amatsiko. Urabona abantu benshi bafite amashene agiye afite amazina atandukanye, ariko buriya buri muntu wese agenda akubwira nk'iyo umubajije, agenda akubwira uburyo ki iryo zina yaribonye. Hanyuma nk'umuntu usenga, ubana n'Imana inshuro nyinshi uko bwije n'uko bukeye, uba uri mu murimo w'Imana, iriba ry'Ibambaje warihisemo ute, ryaje gute, iri zina warikuye he? Iri zina njya kurihabwa, Imana yahoraga imbwira ko by'umwihariko izampasheni yo gukoreraho. Yego. Ariko nkabirwanya, nkavuga ariko numva ntacyo bitwaye gukorera ku zindi sheni. Numvaga ko kuba ndi ku Musaraba TV cyangwa ndi gukorera, ntabwo nkunda kujarajara, nkora ku Musaraba TV. Kunzi Musaraba TV baranzi cyane. Nagiye no kuri Ntutebe TV, n'Irembo Ryera TV, ayo macano yose nyakoreraho. Ariko iyi ngiyi by'umwihariko nanjye Imana irambwira ati nyamara nawe ndashaka ko nawe ugira aho ubarizwa nyirizina. Ijya kuri mpa rero n'Imana yansuye, nari mfite groupe nari mpagarariye, ifite hafi abantu nka 50-60 gutyo cyangwa 70. Iyo groupe rero Imana yari yaduhaye izina ryayo, ninjye wari uhihagarariye. Yari yahaye izina ryayo ryitwa Eni Hakore. Eni Hakore rero risobanura hari iriba ry'Uwambaje. Iyo groupe rero nayo yabaye igihe kirekire cyane. Mu by'ukuri Imana yayimpereyemo umugisha kubwo abantu nayoboye neza. Ubwo nyine abananiranye, ubwo nyine ntabwo n'Imana yari yabananiye, numva abananiye Imana yari yabananiwe. Ubwo rero iyo groupe twarabanye tugeze igihe kirarangira, nyine irarangira. Imana imbwira ko ntacyo ntakoze, nibwo yanzanye nibwo yanzanye kuri aya masheni yandi. Ndashima Imana rero, ntabwo byaciriye aho ngaho. Imana yarambwiye ngo ntabwo groupe yazima, nibwo ihita impereza ririya zina, irambwira ngo niryo zina ngiye kuguha uzakorera kuri uriya muyoboro. Yego. Iryo zina rero niko rimeze, ni iriba ry'Uwambaje TV, sobanurwa Eni Hakore mu Cyongereza. Abantu bumva ururimi abadidiye muri za ndimi z'umwuka. Yego. Ubwo ndashima Imana n'iryo zina ryaturutse, iryo zina ni rya groupe yanjye nayoboraga, n'ubundi kandi nyoboye umukumbi mwinshi cyane. Iriba ry'Uwambaje rero ni iriba nyine ry'Uwambaje Imana, iriba umuntu anyweraho amazi agashyira inyota cyane. Buryo ufite inyota iyo ubonye amazi utumva ubuzima bugarutse. Iriba ry'Uwambaje rero nuko byaje, ni Imana yanyisangiye ubwanjye, irarimpa. Ndashima Imana rero ko ntagiye kuri papira cyangwa se ngo mbe narikura n'ahandi, nuko byagenze. Rero naho byaturutse. Imana ishimwe. Urumva ko ibyo ari byo byose ufite ubuhamya burebure. Ni burebure cyane. Ufite ubuhamya burebure ku murimo w'Imana, kandi urumva ko Imana igenda ikuzamura, ikuzamura. Urumva Imana yagukuye muri groupe, iravuga iti abangaba bo urabigishije, abo kumva barumvise, abatarabo kumva nyine ubwo ngubwo ni wa mwana wo kurimbuka. Noneho zamuka, noneho ugena kuri social media. Yego. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko yabikoze, yarampembye kuko ubu noneho mfite umukumbi mwinshi cyane. Kandi ndashimira Imana yo mu ijuru ko muri abana bumvira, muri abantu beza. Abonese abana ntago arimo abandi utariko mu buryo bw'umwuka wera, muri abana b'Imana, muri abana bumvira. Rero ndashima Imana buryo muduhamagara mukandika comment, mugakora subscribe, nta kindi mbona ko turi kumwe namwe. Ntabwo rero Imana izabura umwana w'ubugingo muri mwe, kandi ndabizi ko Imana izabaho iherezo ryiza. Ubwo rero Imana yaranzamuye inkura muri groupe y'abantu 50 nayoboraga, inzana mu mbaga ngari y'abantu benshi. Ndabishimira Imana. Ni ibihembo kugira ngo nariyoboye. Yego. Abantu musenga, abantu muvugana n'Imana, mukumva ijwi ry'Imana, iyo mbonye bene uwo muntu nkunda kumubaza ikibazo kiba ari ikibazo cy'amatsiko, nkamubaza ngo nk'iyo uryamye nijoro urota iki? Iyo ndyamye nijoro mfite byinshi. Mbajije ibibazo. Mbajije ikibazo rwose, nta uko ngiye ibintu mbona ni byinshi.
ibintu mbona n'ibyinshi nsinzira gake cyane, ubundi mu gusinzira kwanye n'ubundi ni ugusinzira ndi mu kazi, nkongera kubumbura amaso ndi kwandika kugira ngo bimwe bitancika. Iyo ndyamye rero nta kindi ndota, nta kindi kiba muri jyewe, ni iby'umurimo w'Imana. Numva urwego nshaka kugeraho mu gukora umurimo w'Imana ntararugeraho Didier. Numva icyiciro nshaka ko nzaba nshaka kugeraho, numva ntarakigeramo nk'uko mbyifuza. Nubwo mbona biri kugenda rwose nshima Imana naho ingejeje mu murimo wayo, ariko numva narenga izindi mbibi. Nkabona abantu rwose bahinduka, nkabona abantu bigaragaza gutya pana kugenda mu rwijo, bigaragaza bashima Imana, bavuga gukomera kw'Imana n'imbaraga z'Imana bagiye babona. Ndashima Imana rero, numva rero Imana yazangeza ku rwego rwo hejuru, nkabona abantu benshi bakizwa, nkabona benshi batanu bava mu byangwa n'amasimana, mbese nkakoresha ibiterane bigiye bitandukanye. Numva shaka ibyo bintu, mbese numva kuko kubwiriza gutya numva shaka kurenga imbibi. Imana izabimfashemo rero, numva ibyo bintu mbishaka, numva mbese numva hari ahandi hantu nagera, nkumva nabwiriza nk'igiterane nk'icyumweru cyose ndi kubwiriza. Numva ko mbese mba muri uwo mujyo, numva nyine indoto zanjye se cyangwa inzozi zanjye cyangwa se amayereko yanjye yose numva nshaka, numva mbese ndi kwisunika, numva nshaka ko nasunika ngita ngenda, ariko nkagenda gakeya. Numva ari inzoto zanjye ari izo, abindi bintu mba ntekereza birenze. Inzego zisanzwe cyane cyane nk'inzego za leta bajya bagira uburyo ki, cyangwa se no mu bundi buzima busanzwe, no mu buryo bw'amashuri bibaho, ukabona yenda nk'umuntu wigaga mu wa mbere arifuza kwiga mu wa kabiri, ukabona yenda nk'umuhanzi runaka arifuza kuba nk'undi muhanzi runaka uri hejuru ye, ukabona yenda nk'urwego rwo ku mudugudu arifuza kuba urwego rw'akagari. Mbese nko mu murimo w'Imana, mu ivugabutumwa, mu gusenga, mu gukora umurimo w'Imana, ni nkande mufatiraho urugero ku buryo uvuga uti njyewe yenda ndi ku rwego rwanjye ariko ndifuza kuzamuka, wumva wakwifuza kuzamuka ukagira nko ku rwego yenda rwande, niba hari umuntu mugenda mufatiraho urugero ugereranyije ukavuga uti mbese wumva ivugabutumwa ryawe ryamera nk'iryande mu buryo runaka, mbese umuntu mugenda mwigiraho mukavuga ati umuntu gutya na gutya yakoze gutya ari hejuru yacu mu ivugabutumwa, wumva ari nkande wafatiraho urugero ukavuga ati icyangira nka runaka? Hano mu isi numva ntawe nafatiraho, naba nkubeshye. Hano mu isi numva ntawe nafatiraho cyane ko ibintu byagiye byiva, uwo wagafatiye urugero ejo ubona ahubwo ari we wagize gutari wabizambije. Yego, niko bimeze. Abatubanjirije basogokuruza bacu, ngewe abantu mfatiraho urugero nabo ni basogokuruza bacu ba Aburahamu n'abandi. Yego, ariko abo mu isi mbona nta numwe nafatiraho urugero, naba nkubeshye. Kuko uwo nafatiraho urugero agira untera amabuye ngo barahari. Sinarinde kukubaza, urabona ba Aburahamu, ba Enoki, n'abandi bavuga butumwa, n'abandi bantu bakozi b'Imana tugenda dusoma Bibiliya, cyane cyane ko Bibiliya iratubwira ngo tugere ikirenge mu cyo abatubanjirije imirimo bakoze myiza tugende tuyireberaho. Wowe ufatira urugero kuri nde hagati y'abano bantu tugenda dufatiraho urugero rwo muri Bibiliya? Yamfatira urugero kubatubanjirije ni benshi cyane. Eliya, ba Elisa, ba Aburahamu sogokuruza wacu, ba Mose, ba Daniel, ba Joseph, mbese ni benshi. Kandi bose babaye indashyikirwa mu by'Imana, ariko byose icyo bari bahuriyeho barihanganaga. Yego, bihanganiraga ubushake bw'Imana, ari nacyo cyatumyaga banesha. Kandi ikindi bacaga bugufi, bakashaka bakagirana ubusabane n'Imana, ntago bishyiraga hejuru. Iyo bakusaga bemeraga ko bakosheje bakambara ibigunira, bagaca bugufi, bakaririra ubwoko bw'Imana, bakaririra abantu b'Imana. Rero mbafatira ingero zikomeye cyane cyane ko Imana igeze kumbwira ngo mwana wanjye ntukagire ubwoba. Eliya nawe yari nk'umuntu nkawe. Twego, Imana irambwira ati rero ibyo yakoraga nawe nzabigukoresha. Ndashimira Imana yo mu ijuru rero, ibyo yari yakoraga nanjye ndabikora mu izina rya Yesu, kuko ndiyizi. Ubwo rero ndashimira Imana yo mu ijuru. Impamvu uze ngo ndiyizi, wowe umenye ushobora kuba wamenya nabi. Turabazi. Dutangire tugutinye, ejo bundi imvura ushobora kuba wayihagarika ibintu bigenze nabi. Ahubwo yewe ntabwo mpagurutse gutyo. Cyakoza nanone Imana yarambwiye ati mwana wanjye
ikintu nkubujije uzirinde kuvuma cyangwa se kuba watakaza irira ryawe ku muntu, kuko ibyo bintu byabangamira sosiyete ikomeye cyane. Cyakoze ujye usabira abanzi bawe, icyo nicyo nahamagariwe Didier. Ntabwo natuma rero mvuga ngo imvura ntigwe, ahubwo nagira gute nabasengera Imana igahindura imitima yabo, abo babikoraga mu gihe cyabo hataraboneka umucunguzi we Kristo Yesu, kandi umucunguzi twaramubonye. Iyo mpamvu imbabazi ze zihora iteka, iyo mpamvu bira byose bikora ukabona. Ariko kandi utabigumamo, kandi umunsi w'urubanza uri imbere yawe, kandi ndumva aho ngaho ariho wanagira gute, ariho wanakora ibyo gukiranuka, kugira ngo uriya munsi nugera utazatungurwa. Yego. Abakunzi b'Iriba ry'Uwambaje ni ukuri bamenye ko bafite umuhanuzi. Badu umuhanuzi w'Imana, kandi Kristo twatambukanye nawe hakomeye cyane. Abazajya babishaka banzajya mbaho ubuhamya bwanjye. Uyu mubona aha ngaha ntabwo ari jyewe uhari, nababwiye ko hari Kristo. Numbonamo Clarisse nzakubera Clarisse, ariko numbonamo Kristo uri muri Clarisse azakubera Kristo uri muri Clarisse. Jyewe rero Kristo abasha kunkoresha ibikomeye kuri wowe, ariko jye sinakora ibikomeye kuri wowe. Iki kintu uracyumvise? Kristo abasha kunkoresha ibikomeye kuri wowe, ariko ngiye nta bikomeye kuri wowe nakora, naba nkwiraririyeho, ariko iyo nkoresheje birakoreka mu izina rye. Nanjye naramwemereye, nawe ujye umwemerera. Byumvikane ko Imana ikuyoboye urakora, Imana ikwemereye urakora, uburenganzira Imana iguhaye nawe urabukoresha. Ndabukoresha kandi nkabukoresha neza. Tumva Yesu tujya tugendanamo neza, kandi ntacyo bitwaye. Kandi kwa Yesu hari umushahara, ndiko nanababwira utubutse, kandi si umushahara gusa, ubugingo yarabutwemereye. Byamubwire ngo wowe wari uri mukora ugenda wizinonga, ukora ugenda wikurura, ugenda ukorana ukwitotomba, ugenda ukorana, mbese ubikora nk'uhimana. Byamubwire ngo ibyo bireke, ko kwa Kristo, kwa Data, kwa So waduhamagaye afite byose. Ubwo rero icyo ukora cyose ugikorana urukundo, kandi ugikore ugikunze, nyir'umurimo azatugororera. Imana iguha umugisha, hanyuma ujye ugira impano zitandukanye, n'abarwayi ukabasengera, abantu bafite ibibazo runaka ukabasengera. Hanyuma muri uku gusengera abantu ubona bigenda bibyara umusaruro? Bibyara umusaruro cyane, kuko ndumva abo twagiye dusengana kuva natangira gusenga, abavuye mu mubiri ni bake cyane, kandi nabo batashye bejejwe, kandi ndahamya nishidikanya ko babonye iherezo ryiza, kuko bapfuye bihannye. Yesu yari amaze kubabarira ibyaha byabo. Benshi bakize indwara zitandukanye, kanseri, amadiyabete, n'izindi ndwara zigiye zikomeye, imbaraga z'imyuka mibi zagiye zigenda, dayimoni bakivuga n'ibindi. Ntabwo rero ngenje kwitangaza nk'itangazo, njya nabyanga cyane Didier. Nabyanga cyane kuko harimo abatubangirije aha kuri iyi mihanda, bagiye babivuga, ariko ubu nkeka ko bacecetse. Ubwo rero ngewe ndabanza nkareka Imana ikaba ari ijya imbere, ye nkagenda inyuma yayo, ko uri muri jye niwe wihagije. Ariko ndashima Imana ko abarwayi bakira muri Kristo Yesu. Nakubwiye ngo burya uko wizeye, Yesu yamuraga guhura nawe urwaye cyangwa impumyi n'ibindi, yarakubwiraga ngo haguruka ugende, kwizera kwawe kuragukijije. Ubwo rero uhamaga ngusenge utizeye n'ubundi ntibyakunda, ariko iyo wizeye nanjye nkizera tayari birakunda. Ariko ndashima Imana iri muri twe, igenda bikorera kwiyubahisha, ikabagirira neza, atari uko mwakeranze cyangwa mutizeye, ariko Imana ikabikora. Ariko ndabizi ko mwebwe mujya mubikora. Hanyuma habaho impfu, ngewe nzifata nkaho hari impfu ebyiri. Reka nkubaze ku mpfu zigera kuri ebyiri aka kanya. Hari urupfu rubaho akaba Imana yihamagariye umuntu, hanyuma uwo muntu ikamweza, ikaba yemeye ko uwo muntu agataha, urwo narwo turwita urupfu. Hari urundi rupfu rujya rubaho, Satani akaza agashimuta umuntu, akaba yamujyana amanzaganya, uyu muntu akaba yapfa, ariko mu by'ukuri agapfa ashimutswe n'abadayimoni. Uyu muntu waba agiye gupfa cyangwa waba ari mu gusamba ari gushimutswa n'abadayimoni, ushobora kumusengera agakira cyangwa akazuka? Yambajije ikintu gikomeye cyane. Ubundi hari amasengesho ya nyuma. Uriya muntu uri gusamba ntago abasha kuvuga, ntago wabasha kumwatuza, yabasha kwatura. Hariya nyine tayari arapfa karimbuka. Ariko iyo agifite amahirwe yo kuba
ururimi rutaragobwa rutarajya mu gihanga agifite uburyo bwo kuba yavuga abasha kurokora ubugingo bwe bushobora kurokoka namusengera Imana ikamubarira ibyaha bye ariko igihe namusanze rwamaze kugobwa ni ukuri arabubura ubugingo arabubura yego arinzi ko umusengera akagaruka mu mubiri agahaguruka akajya kuvoma ya nago okay umusengera akagaruka mu mubiri buriya biba biri mu mugambi w'Imana Imana ishobora kumugarura kubw'umugambi imufiteho y'Imana ibona ko hari ibyo azakora cyangwa se ari impinduka basha kumugobotora amaboko y'abadayimoni ariko ngiye nta bubasha mfite ako kanya bwahita bumugobotora mfashwa n'Imana ibyemeye none aho nyine ndasenga ntabwo nceceka borogera n'ubundi ubugingo bwe ubwo rero yari umunyamahirwe se yari umunyamahirwe Imana ibasha kumugarura mu mubiri akongera akagaruka mu mubiri ariko iyo ari umwana wo kurimbuka pe urasenga nyine bikarangira Imana ikakwereka ko ari umugeni cyangwa ikakwereka nyine ko arimbutse nuko twari turimo twiganirira mu ncamakeya urabizi aka kanya tubanza tukagacishaho iyo turi kuganira niko bigenda njye nawe turabanza aka kanya tukagacishaho tukaganira abari nk'isanganyamatsiko y'amagambo turi buze kuganiraho tugiye kwinjira mu kanya y'ibyo Imana yakubwiye cyangwa se yagutumye y'ubutumwa ufite ariko turagira ngo ubanze usenge wowe turi kumwe we mwamumenye ni Clarisse yani nje Clarisse Baranse bamaze kumenya abakunzi bose haba ari kuri Ntebe TV haba ari ku Musaraba TV haba ari kuri Irembo Ryera TV haba ari no kuri channel ya Clarisse kubw'Imana iriba ry'uwambaje TV naho mumaze kumenya ntabwo bungiye kujyaho nzaho kenshi Imana kwizagena inshoboza ntabwo biba byoroshye kugira ngo umuntu biba bisaba ibikoresho ariko Imana izabima mu izina rya Yesu ndabizi neza ko ari igihe kizagera bitagoranye ukajya mumbonera igihe Imana nimara kungirira neza kandi izangirira neza iyo nkorerayo irihagije yego kadusenge hanyuma twinjiye mu kanya ka bwa butumwa ka ryayerekwa ka ya magambo Imana yakubwiye uza kubwira nge sinkivuga ngo umuntu arabwiriza mu Rwanda ahubwo arabwira isi yose yumve kugira neza kw'Imana ni karibu reka dusenga Imana ishobora ibintu byose ariko nanabashuje mu izina rya Yesu aho murereye hose mu bigabane zitandukanye aho murereye muri Afrika mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabane namwe abari kure n'abari hafi abantu mwese mugerageza gutega amatwi ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza Imana ibaha umugisha ndabashuje rero kandi turabakunda mwebwe twashyiriweho kandi nimujya munaduhamagara mukabona rwose kwita tuvugana biragoranye ntugahita wigumura nguriya nawe hoya ntugahita wigumura nguriya nawe burya haba umuntu wese agira igihe cye kandi ubu n'ubuhanuzi ubu n'ubutumwa Imana niwe ibitumyeho numara kubwumva neza umaze kuguza neza ntabwo wahita umbonera igihe nk'uko ubishaka ushobora kumbona cyangwa se ntunambone kuko nanjye mba ndi muri byinshi ariko turabakunda kuba tuza aha ngaha tukabibabwira hari umuntu n'umwe tuvugira ngo natega amatike n'ibiki ntawe ndigera mbibwira niwo nabibwiye rwose ntawe nigeze mbibwira ndi imbere y'Imana kandi na Didier ntawe ajya abibwira tukaza tubikunze tukaza kubagezaho ibyo kurya aya masamba nicanga kuri kamera ntabwo umuntu aba yabuze ikindi kintu yakora ariko twumvira data kugira ngo tumugire gute tumutumikire tubagezeho ibyo aba yabateguriye Imana riri bakumugisha nabasuhuzaga murere hose siniriwe mbarondora amazina abakunzi banjye ho muri izi kandi bakumugisha rwose ndabakunda cyane kandi ndabakunda Imana riri bakumugisha reka dusenge Imana rero kugira ngo twinjire mu kiganiro noneho nyirizina Imana ibakumugisha kuko ari kera na n'isani ko kiri kandi kuzahora hiteka uri Uwiteka hagacuka kwindoka cyaka kugaragaraho uri Imana ifite uri umukozi w'umuhanga uri Imana isura ibintu byose mubakuringe nta uzakorwa n'ishobora byose nta uhanye Kristo era wirebo takuwara de kiresikia mando baba era wirebo kiresiri Yesu Kristo haleluya nanjye Jesus era wirebo uri umukozi w'umuhanga uri Imana yo kwiringirwa no gupfukamirwa ndavuga buri munsi yuko uri Imana yo gutambirwa ibitambo ndetse n'amashimwe uri Imana yo gupfukamirwa no kubararirwa no guhimbazwa haleluya niyo mpamvu muririmbye rimwe ngo kera bakwiringiraga bahoraga mu mahoro natwe akanya dufite nta wundi murengezi twakwifuza turagushimye mwami Imana data twese rero abakunzi biriba ry'uwambaje TV bagufite nta wundi murengezi bakwifuza aya masaha rero turagushimye tuguhimbaza gukomera kwiwawe tuvuga ineza yawe utugira icyizere kuba tubonetse imbere y'amaso y'ubwoko bwawe rero ugira icyizere Didier nanjye ngire icyizere mwami Yesu ntabwo ari ku bwacu
nta nubwo ari kubw'imbaraga zacu n'ubwenge bwacu oya nta na kimwe ahubwo data wa twese Imana ariko nubwo twemeye kukumvira nk'abana bawe kugira ngo ubashe kudutuma ku bwoko bwawe yemera data wa twese usanga imitima y'ubwoko bwawe yego ntibababura baje imbere y'amaso yawe kandi data wa twese Imana ishobora byose ngo babikora bikunze n'abana b'Imana amina la talawi ebo talawi rebo kireski amando izasibabara bikire siri tuterere vomye nyemera wowe Uwiteka Imana ishumba ibintu byose ubane natwe muri iki kiganiro ntaba ari Didier ntaboneke giye Clarisse aboneka Imana ikorera muri twebwe abakunzi biri baryo wambaje TV ntibabone ngewe cyangwa ngo bumve Didier bumve Imana iri muri Didier bumve Kristo ukorera muri jewe ntibabone twebwe rwose na gatoya hagaragara izina ryawe haleluya ushimwe kuko uri uwera kandi ukiranuka ayiwe Mana data wa twese Imana isumba ibintu byose uhabwe icyubahiro kubw'izina ryawe amina kuganze hagati muri twebwe mwami Imana ishobora ibintu byose unyemere uherekeze ijambo ryawe rigere ku mitima yawe ryagenewe kugerwaho ijambo ryawe ryo rirasengeye rwose kandi ryabaye ntarabaho rituruta ubukuru unyemere sengera imitima igiye kuryakira ahubwo ndetse n'amatwi agiye kuryumva ntirice mu gutwi kumwe rusokere mu kundi ahubwo mwami Imana rigira umumaro mu ryumva wese uko wambwiye ko ijambo ryari rimanukira ubusa rigiye ngo imvura na sherege bimanutse bigatosa ubutaka ntabwo bigenda gusa ahubwo bisiga bitoheje ubutaka unyemere data wa twese iriya mirima ibanza data wa twese Imana yakiriye imvura haleluya baba elawi takwara bikire siyamando nyamara nimara kwakiriye imvura nanjye ndabona uko mpinga na Dede abona uko ahinga nyuma tuze gutera imbuto zubaho no zerera amina ndagushimye kuko uri Imana y'inyembaraga n'ubutwe n'ubushobozi turatangiye utangirane natwe nyamara kandi uzusuzanye natwe ni mu izina rya data twese musabye mbyize rikoze Yesu amen Imana ishimwe haleluya Imana ibaho umugisha rero hano Imana ikomeze kubishimira ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga ndashima Imana agiye bari mu ruhande rwanyu kabana natwe ndashima Imana barindesha imbaraga zayo zikomeye nubwo bitaba byose muri situation mubayemo nubwo bitaba byose mu buzima bwa buri munsi butoroshye nubwo bitaba byoroshye muri uru rugendo nubwo bitaba byoroshye muri inzira ifunganye ariko ndashima Imana igenda barindisha imbaraga zayo zikomeye n'abafite ibibazo bigiye bitandukanye ni muhumure haleluya umwami wanyu ntaho yagiye Kristo uko yakoraga cyane isa niko agikora kandi nakuzahora ibihe n'iteka ryose Imana ishimwe ndashima Imana ko nyemereye ikaba yemereye Didier kongera kuboneka imbere y'ubwoko bw'Imana Imana y'amahoro ibaha umugisha tugiye kubanza kurimbana muri rimbya 99 mu gakiza uba ngushaje kugukurikira buri munsi mwami Yesu Imana yacu nishimwe cyane ese wowe uri murabwira Imana gute haleluya uri murabwira Imana ngushaje gukurikira buri munsi cyangwa uri murabwira Imana ngushaje gukurikira iby'isi n'ubutunzi buri munsi tugiye kurimbana muri rimbyi umwumve nanjye mwumve kandi ndabizi ko ari mu butabazi bwanyu erega ubu ni ubuhanuzi bukomeye cyane bene data bya bindi birirwaga bapapira babeshya ntabwo byari byo ko nawe kandi urabizi ko nta muntu bizize bikugirira ahubwo ubuhanuzi butavangiye ni ijambo ry'Imana kandi niyo naba baririmbyi bari ni ijambo ry'Imana mujye mwumva ijambo ry'Imana kandi ibingi bindyo bizabageza ku bugingo Imana yacu nihabwe icyubahiro shatse kugukurikira uri munsi mwami Yesu mugihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo watubanjirije tuje tugukurikire tuzi rwose kuri hafi Yesu yo kutugeza mu ijuru ubwo watubanjirije tuje tugukurikire tuzi rwose kuri hafi data yo kutugeza mu ijuru sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu cyangwa se ngo nshidikanya Yesu kugukurikira Yesu umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira data nk'uko wayimenyesheje umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza
komeza iyo nzira data nk'uko wayimenyesheje mu gihe agize icyaza ikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera data muri urwo rugendo mfite uzazuca uwo mugozi uzabumbashya umutima nezezwa no kubohorwa Yesu Kristo nkabona uko ngukorera uzazuca uwo mugozi haleluya uzabumbashya umutima haleluya nezezwa no kubohorwa uwo mugozi nkabona uko ngukorera urandinde mwami Yesu urandinde mwami ubihe bigoye nk'ibi ntunganiriza imiga niba njyewe naniwe urugendo mfite uzanyibutsa uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto bakirasire ukazawoswa ibyo byose bikugoye ugeze uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto cyane ukazawoswa ibyo byose rero ugeze mu ijuru haleluya Imana ishimwe amen Yesu nahabwe icyubahiro Imana yacu nishimwe cyane haleluya haleluya mushatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu uyu muririmbyi Didier yarari mu bihe bitoroshye ariko yaramaze kuzenguruka yizengurutse habona nta yindi nzira abona nta handi hantu aravuga ati rero noneho reka ngire gute ikamese kamwe ese wowe uri muratekereza iki wowe identité wahinduye ni yihe haleluya mbese wowe ni yihe strategy mbese ni ukuye kuntu wahinduye kugira ngo umere nk'uyu muririmbyi uyu muririmbyi yaramaze kumaramaza Didier aravuga ati rero noneho ndabona nta kundi biri bugenda aravuga ati noneho mwami Yesu ndagarutse yego ahari ntabwo nzaho yarari ahari shango nzaho yari yaragiye ariko amaze kugaruka aravuze ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu haleluya ngo noneho mu gihe cy'umunezero ndetse n'igihe cy'umubabaro Imana ishi haleluya yaramaze kubona ko byose bigize gute bishoboka haleluya ese wowe iyo wagiye wibuka kugaruka ese wowe iyo wagiye ugarukira nde iyo ugarutse ugarukira nde haleluya uyu muririmbyi yaramaze kwisuzuma amaze kwireba abona yarirwaniriye biranga abona yiciriye inzira biranga abona byose byagize gute Didier byaranze aravuga ngo nushatse kugira gute kugukurikira haleluya icyama nawe akakanya ukagaruka ese wagira ngo hanze hari ikintu gihari cyiza hanze nta gihari Yesu yaramwe ngo kwiganyira kwawe n'ukwanjye nta mikono nimwiye yakwiyunguraho kugira ngo icyo kintu wiganye cyangwa wihebesheje kigire gute ukibone reka niyo mpamvu uyu muririmbyi yaramaze kubona yariganyiriye ariheba arirwanirira yicira inzira byose byose bagira gute Didier abijyamo ava mu bushatse bw'Imana areka umurimo aturugo rwe ibintu byose agira gute arabizambya ariko byose amaze kubibona abona byose nta kintu na kimwe gize gute nta kintu na kimwe kimubereye inyungu cyangwa se indonyi haleluya ahita agaruka avuga ngo noneho nshatse kugira gute kugukurikira Imana ishimwe haleluya Imana ishimwe iro the bay wahabaye igihe kingana iki iyo mwirumbikira muri Egiputa hamaze igihe kingana iki wamaze igihe kinini cyane ari kizabwize ubonamo ariko ibaza kugira ngo ujye kurya umwe usangira na bene so uhavane bagubese icupa ry'umutwe bakumena umutwe abandi banabonye barabamena amenyo bakayakuramo abandi babaye ibimuga urumva hari kiza gihari niwe ngo yagiye muri ibyo ntabwo nzi ngo yarari mu kabari sinzi ngo yarari mu busambanye ntabwo nzi ariko byanga byakunda ntabwo yavuze ijambo arivugiye ubusa Didier hari ahantu yarari yego haleluya nkuko nawe wari uhari nagiye nari mpari kandi nawe nkuko nawe ugihari ndajya nkubwira ngo ubwira isakanya ese nugaruka ugarukire Yesu haleluya aravuga ngo ushace kugukurikira noneho buri munsi mwami Yesu
Imana ishimwe. Haleluya. Yavuze isengesho rikomeye cyane nandi ari kwifuriza akakanya mu izina rya Yesu. Uve mu byo urimo, uve mu bidatunganye, uve mu byangwa n'amaso y'Imana. Haleluya. Wongere ugarukire Yesu Kristo kuko nta kiza gihari habe namba. Narababwiye ngo aha hantu hateye ubwo hadidiye ko muri santimetero nka 20 hari udushashi twa zahabu. Agenda dukurikiye akagira ngo niko bizabona uzi imbere izi nyuma yabyo ye aratoragura akageraho kandi ubwo yamaze kugenda atoragura agezemo rwagati ahita afatirwamo n'ikintu cyitwa kugira ngo bamufatemo nka rukuruzi iramujyana we ikamugeza aho satani yageze gute yamuteguriye bivuze ngo rero umuririmbyi we nkeka ko ntabwo yagezemo neza ngo rukuruza mufata ariko yise agaruka avuga ngo noneho shatse kugukurikira. Haleluya. Aba ngushije gurukira buri munsi Mwami Yesu. Haleluya. Amen. Mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse n'umubabaro ubwo batubanjirije tuje kugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Imana ishimwe iyo umuntu wagarukiye Yesu n'umuntu wari waramumenye ntabwo muzi umuntu utaramumenye sibyo didi kandi abantu benshi bamuvuyeho nta bantu nitwega twara abakozi be nitwebwe yari yarahamaga gatoranya nitwega twamuvuyeho ariko ndifuriza bene data ndabifuriza mwese kugira ngo twongere tugarukire Imana noneho baraje aravuga ngo mu gihe cy'umunezero noneho nzamukorera no mu gihe cy'umubabaro kuko nta kizambonye muri Egiputa. Haleluya. Ariko wagarukiye Yesu utaragera aho hantu urasubira kugira icyo kuhaza ibibi byaho nubwo ubona bimeze bityo nubwo n'urugendo rukoromeye cyangwa rutoroshye Yesu yaravuze mu inzira nubwo ifunganye ariko uko byasa kose we ntabwo wayigwamo. Yesu arukundi kuntu agenda bigenza agenda tuvomera amazi Abisirayeli bamaze iriya myaka mu butayu Bibiliya yarambwiye ngo ntabwo yagiye batungisha amanu ibakurira amazi mu gitaro cyarushaga ibindi byose gukomera baramwe bashira inzara n'inyota baragenda ntabwo Abisirayeli ntabwo bahemutse ku Mana kuko Imana yabimbye kurya n'ibyo kunywa ahubwo ni umurengo wabahemuye bakura kuwiteka biremeraga ikigirwa Mana ari uko bamaze kurya no guhaga bibukaga ko abagore bahari ari uko bamaze kurya no kugira gute didi no guhaga inzara ibano bagura bigiraga bibuka ko n'umugabo ntirukaga ko afite umugore ntabwo yabyibuka umukobwa yabanaga n'umusore mu ihema ntamenye ko aryamanye n'umusore mu ihema umugore yabanaga n'umugabo mu ihema ntibabaga bazi ko baryamanye n'umugabo n'umugore ariko ngo bamara kurya gatoya umugabo akamenya ko umusore mu ihema hari umugore akamenya ko mbese ibintu bikagenda neza simbyanze nimumenye ko abasore hari n'abakobwa bahari cyangwa se abapapa mumenye ko bihari ariko se mumenye uko mugira gute mumenye uwabibahaye Imana yacu nidutabara ikintu cyicaga Abisirayeli nuko bagira gute bagiraga imbere bagahita bibagirwa bagahita bakora ibyangwa n'amaso y'Imana ntago Abisirayeli bagize umurengo ari uko bagize gute ntago bagomeye Imana kuko Imana yabimbye kurya n'ibyo kunywa kandi nawe ntabwo wagomeye Imana ari uko ari byo yakwimye uravuga ngo yakwimye wenda musaba kuvuga ngo yanyimye urubyaro yanyimye akazi yagize gute ngo none aho ngaho bo bayikihe bubugiye kugira gute guhangana n'Imana ariko ntago Imana yabikwimye mama ahubwo kugira gute bushatse bw'Imana kubwihanganira byarakunaniye no kwihanganira bikwegereza birakunanira urirwanirira wavuga gutya ariko ntago washyiraho commentaire ku Mana ngo ugire gute uyishyire ku rubanza Imana yacu nidutabara none uyu muririmbyi agarutse aravuga ati rwose mu gihe cy'umunezero no mu gihe cy'ikididi n'umubabaro nemeye kuyikorera wowe urimo uravuga guki yarafite ishyaka yego kandi yaramaze kumaramaza kuko bari baziranye na Yesu kandi nawe muraziranye ntiyakuvuganye nawe yaravuze ngo sinahora mbaririza urugendo rw'uyu mugabo witwa Yesu nase sibyo didi uhora uri mu butayu Yesu uhora uri mu butayu ubundi wakabwiye ubundi tugomba nego kubaruka mwese tugakura ubu umwana ugeze mu ngakizeje bundi azahamagara Yesu amubaza ibirayi nawe umazemo imyaka n'imyaka ujya kumuhamagara umubaza ibirayi ahubwo wowe wagakwiye kuba ugeze ku yindi level uri musengera w'abana bo hasi ibindi byose Yesu akabyikora didi hari ibintu agisengera singiye kukubeshya singisengera imyenda singisengera ibyo kurya singisengera n'ukuri kw'Imana sigesengera umurimo w'Imana gusa ibindi byose data akabinyihera akabikora ubu se uracyabisengera nta mwanya nabona nanjye njya mbona byarananiye kuko ningugiye mu butayu ibyo narabirenze urumva narabirenze aravuga ngo sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu ntabwo twahora tubaririza urugendo rwa Yesu turamuzi ubaririza urugendo rwa Yesu ni umuntu ugikizwa ubaririza urugendo rwa Yesu ni umuntu utaramumenya ariko wamumenye uzahora ubaririza urugendo rwe ntimuziranye ajya kukubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwe wari umuzi nanjye nari muzi mama niyo mpamvu nkubwira ngo rero ntuhora ubaririza urugendo rwawe Yesu uyu muririmbyi yari amaze gukura mu buryo bw'umwuka wera yego hasigaye atumbira ibyo mu ijuru ubu nanjye ikintu kimpangayikishije ubu ngubu ubona ni umurimo w'Imana nta kindi mpora nshakisha ikintu nabwira ubwoko bw'Imana didi mpora mbaza Imana noneho ndababwira iki mpora mbaza Imana noneho ndabigenza nte mpora mbaza Imana ngo noneho ndababwira iki nicyo kimbamo Haleluya asenye byo kurya igihe kirekire mama tubwirirwa tukaburara nta cyerekezo dufite nta shinge nta rugero twambaye ubusa ariko ikiciro narakirenze
nabonaga Imana ibitanga cyangwa ntibime, nkabona nyine biraranye, nkamenya ko uyu munsi nabibuze, nkamenya ko abandi babibonye. Ubwo nkakomeza. Icyo rero ntabwo nkigisengera. Umuririmbyi yaravuze ngo sinahora mbaririza. Ntabwo twahora tubwira Imana ibintu bimwe, ngo cyangwa urugendo rwese ngo cyangwa shidikanye kugukurikira. Hoya, Didi uracyashidikanya gukurikira Yesu. Nanjye ntabwo ngishidikanya. Gusa uracyashidikanya. Buriya Yesu nta hantu mwatambukanye. Buriya ntacyo yakoze ku buzima bwawe. Buriya mu kazi zira ntambara urwanya ntacyo yakoze. Mu rugo rwawe ntacyo Yesu yagiye akora mama. Papa ntacyo yakoze. Ngurira nirande ugera hari hanze uhageze. Ntacyo Yesu buriya yakoze. Wari uhasanze yanko, wari uhasanze mama wa cyangwa mama mudogo, ntabwo wagiye wenyine na Kristo, ntabwo wahamubonye se. Haleluya! Ntabwo ubu nawe washidikanye. Mu rubyaro rwe buriya washidikanye. Muri sose ubuzima wayemo washidikanye. Ngo sinahora mbaririza ugendo ngo cyangwa ngo shidikanye gukurikira Yesu. Haleluya! Imana yacu nishimwe cyane. Ntabwo twashidikanye gukurikira Imana, twarayibonye. Umuntu ushidikanya gukurikira Imana ni umuntu bese ese navuga ngo ni wa ukeza abami babiri. Kandi ubwo muri abo mba bashaka umwe kandi uwashaka nyine nawe urabyumva. Ntabwo washidikanye by'iyi Mana. Iyi Mana watambukanye nawe. Njya mbwira abantu n'ukuri, iyi Mana twarayibonye Didi. Iyi Mana twarayibonye n'amaso yacu gutya. Twarayibonye, njye narayibonye nubwo nari umwana muto w'imyaka mike cyane nk'itanu, ariko nabonye Imana n'amaso yacu gutya turimo duhunga muri 94. Nabonye Imana muri ariya mashyamba. Ndi umwana. Ntabwo rero nashidikanye iyi Mana, narayibonye kandi Didi nawe harawe mwabonanye. Warayibonye. None muri station tubayemo twarayibonye. None Imana yo muri umujyi wa Kigali yo igaragara ku manywa y'ihangu. Didi Imana y'i Kigali irarenze. Iyi Mana y'uyu murwi irarenze. Twabonye neza y'Imana ntabwo twashidikanya we. Twarayibonye mu burwayi, tuyibona mu ruzerero, tuyibona mu nzara, twambaye gusa turayibona. Twarayibonye. Ntabwo Imana ishobora byose twimye mu maso hayo. Ngo ntabwo rero nashidikanya kugukurikira. Je ntabwo nashidikanya gukurikira umwami wanjye Didi. Ni ubwo nguye nyine usibye ko Imana izabindinde nabangushijwe ni kuri iki. Ntabwo nabanguye kuko Yesu ntamubonye, sinabanguye kuko ntabonye neza ye, nabangushijwe n'umurengwe. Ubwo nyine gihe no muyabe ntegereje, ariko nukuri ntabwo mbyifuza nawe ntabwo mbikwifuriza. Neho bonye neza y'Imana. Bana ntabwo wayibonye. Bonye neza y'Imana mu muryango. Baraguciye warabaye kivume. Ubu ntabwo ari wowe mwana mu muryango. Ntiwayibonye mu rugo rwawe byanze. Ntiwayibonye mu rushako rwawe. Mu rubyaro rwawe ntiwayibonye. Mushumba ntiwayibonye mu itorero bikomeye. Ntiwayibonye Imana buriya ntiwayibonye. Haleluya! Ntabwo twashidikanya kuko twabonye Imana. Imana ishimwe cyane ngo mu gihe hageze icyaza kikanesha inzira zawe ngo cyangwa kikandemera muri urwo rugendo ufite, uzaza uciwe umugozi uzamboshye umutima, nezezwa no kubohora ubwo mugozi nkabona uko gukorera. Ahubwo mwisengesha ugomba gusenga akakanya. Wa mukobwa wa musore wa mupapa we, iyo mvuga ntago mba mvuga abantu ubu twarenze imbibi. Ubu ngubu duhagaze hagati y'ubahiro. Uyi Barutimayo yari impumyi mu by'ukuri, ariko Yesu ngo aramubaza, aramubwira ngo mbese urashaka ko ngukorera iki? Barutimayo aramubwira ngo ndashaka kugira gute, ndashaka guhumuka. Nari ndimo nkubaza akakanya, Yesu yakubajije, Yesu yakubajije urashaka ko ngukora iki? Urimo uramubwira ko ushaka ko gukora iki? Urimo uramubwira ko ushaka kujya muri Amerika? Urimo uramubwira ko ushaka umugore? Uri kumubwira ko ushaka umugabo? Uri kumubwira ko ushaka amazu ndetse n'ibindi? Uri kumubwira ko ushaka iki? Uyu mugabo witwa Barutimayo yaragize gute Didier? Yarahumye kandi icyo yashakaga ntabwo yashakaga ubutunzi, ashaka kuba yarabufite. Si byose ntabwo yashakaga abagore beza cyangwa se abagabo beza, ashaka kuba yarabafite. Ntabwo yashakaga umuryango cyangwa se abana beza yarabafite. Ntabwo yashaka kujya ashaka kuba yari no mu bihugu yifuzaga ko barimo cyangwa se afite ubutunzi n'ibyo akeneye byose abifite, ariko yari impumyi niko Bibiliya itubwiye. Yari iki? Yari impumyi. Ariko ntabwo yashakaga ibyo byose, yashakaga Yesu, yashakaga ko Yesu agira gutamukora ku maso. Nijya nkubwira ngo muri ako kazi akakanya Yesu arakubaza ngo urashaka ngukorera iki? Urashaka ngukora iki? Mwanza mushaka ikibanza. Banza ushaka Yesu aguhumura. Uriri ndege ujya mu bihugu by'Uburayi, ugeze gute utakiri impumyi. Waramaze kubona. Ujye muri karakazi ukanuye amaso ureba, ufite amaso y'umuka wera ureba. Imana ikubakira urugo ufite amaso y'umuka wera ureba. Imana iguha urubyaro ufite amaso y'umuka wera ureba. Imana iguha ubutunzi ufite amaso y'umwuka wera ureba. Imana ikubakira urugo ufite amaso y'umwuka wera ureba. Kuko Imana nikubakira urugo uri impumyi uzarusenya. Imana niguha akazi uri impumyi bazakurukana ku kazi utabizi. Bakagambane kazi kakugambana utamenye ibyakugambana. Ariko Imana nigukora ku maso ikaguha rinete kikagukora ku maso ukareba. Umukoresha wawe uzajya umenya gahunda ze we atarazi kubwira.
umenye n'ibyo mu buriri bwe, umenye burya yuko nubwo ari umukoresha wawe, umenye yuko burya uburiri bwe mu rugo ari bubiri, umugore ari ukwe nawe akararukwe. Umenye situation, umenye ejo nuhishurirwa ibye, mu by'ukuri uzaba ubaye umuntu ukomeye kuri we. Nujya mu gihugu cy'Uburayi ukagenda ukahagera utari impumyi, ufite amaso mu kabari ureba, la wirebota kubara bikireski amando, uriya munyamahanga mukorana, uriya munyamahanga muzakorana, uriya munyamahanga mubana, uriya munyamahanga mugendana, Imana izagukora ku maso. Ushobora kuba mugendana afite diabete, ushobora kuba mugendana afite cancer, ushobora kuba mugendana afite ikintu gikomeye we abana na cyo ariko waze wowe utakizi, ariko Imana igukoze ku maso ikakiguhishurira, yahita amenya uwuri akavuga ati utiko burya ntazi umuntu tubana nawe. Icyo nacyo cyaguyindi level, cyakugeza ku yindi level. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Ngo iyo mpumyi berete Yesu ngo aramubwira ngo mbese urashaka ngo ukorere iki? Haleluya. Yesu avuga ikintu cy'ubwenge. Ese urimo urabwira Yesu nguki? Mbere yuko gukora ku maso arabiguha koko nibyo. Yesu afite byose. Urashaka kwa kugira neza, urashaka kwa ubutunzi, urashaka kwa kubakira urugo, urashaka kwa aguha akazi keza, visa umaze iminsi uri mu depoza, umaze iminsi ushakisha, ibyo byose Yesu arabifite. Ariko arakubaje aka kanya ngo urashaka gukorera iki? Uyu ni akantu gakomeye Yesu abaguteze. Yesu ndiko atubaje aka kanya, urashaka ko Yesu gukora iki aka kanya mama? Wa mukobwa urashaka ko Yesu gukorera iki? Mbese mbere yo kuguha umugabo abanza guha iki? Mbere yo kuguha akazi Yesu abanza guha iki? Mbere yo kuguha urubyaro Yesu abanza guha iki? Mbere yo kugira ngo akurize iriya ndege ugende abanza guha iki? Mbere muvuga butumwa muhanuzi, mbere yo kuguha ivuga butumwa Yesu abanza guha iki? Mushuma mbere yo kugira ngo aguhe itora abanza guha iki? Kugira ngo ubashe kubanira nkoni Yesu abanza guha iki? Ela wirebota kubarabike. Mureke tubanze gushaka ikibanza. Imana yacu ni rutabare. Reka Yesu abanza duhereze ikibanza, abanza dukore kuma. Ese wa mukobwa bura kuri umushaka umugabo koko nibyo wamukiniye, kandi igihe cyo gushaka umugabo kirageze. Ese urabanza kumusaba umugabo cyangwa urashaka kugira ngo base abanza guhura ubanza gukorwa ku maso? Nubwo Imana Yesu nagukora ku maso, nugera mu rugo ntabwo bizagucanga. Ibi byo mu rugo rwa byose uzagiye Imana izagibanza ibikwereke. Ubanza ibyo uko situation z'urugo rwa zimeze, ubanza umenye umutware wanjye, ubanza umenye biriya byose. Namara gukora ku maso uzagenda ubizi neza. Okay, kumusaba nibyo, ariko ubanza usaba ikibanza. Ubanza ubwira Yesu mbere kugira gute, mbere yo kumunyubakira urugo, banza unkore ku maso, unyere kuri amusore tuzabana ninde. Wa musore mbere kugira ngo Yesu akubakire urugo, banza ubaze Yesu Kristo, umubaze atari ko uriya mukobwa tujye kubana ninde? Ese ni muntu ki? Ese koko bizagenda bite? Mukazi Imana yakubwiye kuguha, ubanza ubaze Yesu Kristo uramukoresha ninde? Ese bizagenda bite? Mbere yo kurira ndege uvuga atari ko kira gihugu cy'uburangiye kujyamo Amerika n'ibindi bihugu mumva mwifuza, buri wese ajya yifuza icyo ashaka. Ubanza ubaze atese nzahagera bigende bite? Ese nzagera ngere he? Haleluya. Ubanza ubaze wiye impumyi Yesu arebaza ngo mbese urashaka ko ngukorera iki? Yagize ubwenge. Haleluya. Imana yacu ni hibwe cyubahiro. Ahandi hantu hanejeje Didiye, hantu hanejeje, yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari w'i Nazareti we uje uhera ko arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Haleluya. Yarafite ishyaka n'umuhati. Ese ufite irihe shyaka? Haleluya. Yarasiganijwe Didiye. Iyi mpumyi itaza guhaguruka ngo ujye kuri iriya nzira yo guhura he nawe. Bari guhura he Didiye? Ese uyu udahaguruka wari guhura he nawe buriya? Ngiye ntaza guhaguruka twari guhura he nawe. Haleluya. Impumyi imaze kwisuzuma ko ifite ubuhumyi, irahaguruka ijya ku nzira, iregera aho Yesu ari butambuke. Ese wowe uri murahagarara kuyihe nzira? Ahubwo no uri guhagarara ku nzira ijya Gehinomu. Aho ntabwo uri guhagarara ku nzira ijya mwirimbukiro, uri guhagarara kuyihe nzira kugira ngo uhure na Kristo. Aho ntabwo wanyuranyije n'ubushatse bw'Imana, aho ntabwo wiciriye inzira, aho ntabwo wahushije inzira. Yesu Kristo ni mu nzira y'uburyo, y'uburyo ni yarimo, y'ubumoso nigana kurimbuka. Kandi iyo nzira arimo Yesu Didiye ni nzira ifunga. Haleluya. Aho niho muzahurira nawe. Yego. Haleluya. Wa mukwariya niwo muzahurira nayo, wa mupapa hariya niwo muzahurira nayo, wa mubyeyi iranzira niwo muzahurira nayo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Buriya mpumyi irabadatuka, bamufasha bamurandase, bamugeza muri iyo nzira, barahamusiga barigendera. Nubwo bahagusiza bakigendera, ariko yagize ishyaka n'umuhate. Nubwo amaso yarahumye ariko amatwi yarumvaga. Yego. Ategereza Imana, ijwi ry'Imana ategerejwe kuko Yesu bari bazira nyiri yampumye. Haleluya. Ese wowe umutegerereje hehe? Umutegerereje kuri yanko, umutegerereje ku mukoresha wawe, umutegerereje ku mugabo washatse, umutegerereje mu rubyaro rwawe. Mbese umutegerereje hehe? Umutegereje kuri ya mupfumu, utegerereje nde? Yesu uri kumutegerereza hehe mukobwa? Uri gutegerereza Yesu hehe mu kigeragezo uhagazemo? Uri gutegerereza Yesu hehe muri situation y'ubuzima ubayemo? Haleluya. Heya la wirebota kubarabikire sire. Mbese umutegerereje hehe? Barutume ngo iriya mpumyi iragenda ihagarara yicara ku nzira aho Yesu yari bunyure. Nkwifurije uyu munsi guhagarara hamwe. Haleluya.
ndakwinjiza kugira ngo uyu munsi uhagarare kuri iriya nzira uri buhure na Kristo mu izina rya Yesu kandi uri bukire ubuhumyi. Uzi ko ikibazo atari ubutunzi, ikibazo nuko turi impumyi. Ntabwo ikibazo ari ubutunzi. Ese irabuguha kugira ngo ubuzere gute? Iyo uri impumyi utabona, wamenya kuba atarimo bakwiba mu bucuruzi bwawe. Wafungura iduka rikarangira, uri impumyi utareba. Abakozi bazunye bakakwiba bakakurangiza, uri impumyi utareba. Urubyara Imana yaruguha ariko ajya ruca mu myanya y'intoki zawe bugenda, ntumenya aho abana bagiye. Ukabona bakuzanira abandi bana, ukabona bakuzanira abandi bana, abakobwa bakakuzanira abana, abahungu bakakuzanira abana. Kuko ntago ureba. Iyo uza kureba nibuza wari kuvuga ati nyamara mwana wanje bimeze gutya na gutya. Ntago harimo abana bananiranye koko nibyo, ariko kandi turakeneye amaso y'umwuka yera. Haleluya! Imana yacu ni rutabara. Ugize amaso y'umwuka wera ntago urugo okay. Abantu basenye mu mbabarire cyane batakiri mu ngo zabo. Hari abantu Imana yabyemeye kubera ko Imana nyine yabyemeye, hari ukuntu Imana yabyemeye, ariko niba harimo n'abasenye ingo zabo babigizemo iki uruhare kuko batabaye maso. Ibi ndabivuga mpagaze ku maguru abiri, ni wampamagara akambwira ati nyamara dusobanura nabisobanura. Hari abagore bato bagize gute, hari abagore batabaye maso, hari n'abagabo batabaye maso. Harimo ariko n'abimana yabyemeye ariko babaye maso, ariko Imana igira ngo irokore ubugingo bwabo. Ariko ndagira nkubwire ngo mu rugo rwawe usaba amaso y'umwuka wera, mu rugo rwawe bwire Yesu ati Yesu rero ndabona biri umugabo birimeze gutya cyangwa se ndabona umugore bimeze gutya, usabe Yesu agira gute agukore ku maso, azana yongera agira gute agukureho ubuhumyi, ubanze urebe iby'umutware wawe. Hari igihe ibyo ukekera ku mugabo wawe atari byo, hari n'igihe ibyo ukekera ku mugore wawe atari gute atari byo, kubera yuko uyigize gute ugihumye mu maso yawe. Niba uhumutse ugasanga nibyo, Imana ifite ukuntu iza kukuburanira izina ryayo rigahabwa icyubahiro. Haleluya! Imana ishimwe. Haleluya! Mu kazi kawe hari igihe ibyo ukekera kumukoresha watari byo, ari abandi bakugambanira, ariko Imana niziga gukura yuko byukura ku maso, uramenya ibyo ari byo, umenya ibyo uri kurwana nabyo ibyo ari byo. Muri business ugiye gufungura, nuyifungurana ubuhumyi biragucanga, ariko nuyifungura wamaze guhumuka, haleluya, urabona ineza y'Imana kandi business izagenda neza. Uzajya usengera abakiraho umugisha baze, uzajya ujya kurangura bigende neza, abandi bitagenda we bizagenda. Imana yacu ni rutabare. Ngo Bartino ino mpumyi iravuga ngo Yesu yamuteze akantu gakomeye cyane. Eramubwira ngo ndashaka guhumuka. Didi kuba impumyi biragatsindwa n'Imana. Ntago ubureba ibyo abandi bareba. Urumva? Ugwa mu rwobo utaruzi. Ndabifuriza kugira ngo Imana ibakore ku maso mu izina rya Yesu. Imana yacu ni rutabare. Haleluya, haleluya. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Imana yacu ni dutabara. Abantu benshi baruje kugira gute Didi kumucyaha ngo naceceke. Nkuko nawe bavuga atari kuri aho yasengeye bundi biranibiki. Iyo usenga uri impumyi ntabwo utabarwa, watabarwa gute? Birasaba kugira ngo dusome amaso y'umwuka wera. Birasaba kugira ngo Yesu adugira gute yongera dukore ku maso. Imana yacu ni dutabara. Iyo Yesu agukoze ku maso Didi agadukuraho ubuhumyi, dutegerezanye ibyiringiro tuzi ko tuzatabarwa. Hari impumyi nyinshi muri iyi minsi ziritegereje ariko zitazabona. Ntabwo bazi ngo Yesu azabatabarira he. Ntabwo bazi inzira Yesu azacamo kubera yuko ni impumyi. Yego. Bo bari kwirebera, bari kugenda bafata barandata batazi ibyo ari byo. Niyo mpamvu bona muri iyi minsi abantu bajagaraye. Bavuga utumwa barajagaraye, abahanuzi barajagaraye, n'abashuma n'ababishop barajagaraye kubera yuko ubuhumyi bwabajeho. Ariko Imana ibakoze ku maso, haleluya, bamenya aho ubutabazi bw'itorero buri. Bamenya aho ubutabazi bwawe buri muko. Imana ishobora byose utajagare ngo urebe hirya no hino. Wamenya aho umugabo wawe ari. Wa musore utajagare ngo urebe hirya no hino. Wamenya aho umugore wawe aherereye. Imana yacu ni dutabare. Ngo Bartino y'impumyi iravuga ngo Yesu mwana w'Imana, ndashaka kumpumura, ndashaka kunkura ku maso ubuhumyi bukarangira. Ngo abantu bari barabavuze ati ceceka ngo wivuga. Abagucecekesheje babwira ati ubwo nemwe nimuceceke. Ngo arushiriza cyane gusenga. Haleluya! Ese wowe waguciye intege? Ese wowe iyo barimo baguca intege ukora iki? Ese nawe uraceceka ukabyihorera? Ngo arushiriza cyane gutaka cyane. Nawe ndagira nkubwira aka kanya utakutagishwa ubwa ngo Yesu numutakira utakishwa nuko ubuhumyi bwawe. Yesu Kristo ntari bwibuze kugira gute kumva ijwi ryawe, ariko numutakira uvuga usaba ibintu bifite umumaro ntabwo ari bukumva. Ubanza usaba ikibanza ubwire Yesu ati Yesu niba aragira ubuntu bwo guhumuka, haleluya, we ntabwo bikureba, ariko umuntu wese ngewe ndabizi neza nanjye ntaho ndageza. Hari ibyo numva ashaka kureba ntarareba, uko numva ashaka kureba cyane, numva ashaka kugira ngo akore ku maso yanjye kugira ngo mbashe kureba biriya byose. Imana yacu ni dutabare, haleluya. Ngo baramucyaha ariko ngo arushaho cyane gutaka cyane, ngo arushaho guhamagara Imana, arushaho kuvuga cyane, nawe arushaho guhamagara Yesu, arushaho kumushakana umwete, arushaho kumuhamagara, arushaho gusenga. Niba sengaga umunsi umwe usenga ukongeraho umunsi wa kabiri, niba sengaga iminsi urongeraho umunsi wa gatatu, ukomeze uko imbaraga zawe zigira gute zingana. Haleluya! Ni ukuri ndagutangaza ko Yesu ari bwumve gusenga kwawe. Imana yacu ni dutabara, ntabwo ari bubuze kudutabara Didier. Imana yacu ishimwe.
Yesu arahagarara arababwira ati nimuhagarare. Wambabariye aka kanya ukazamura ijwi ryawe rituma Yesu abwira bariya bagushagaye, bituma bariya Yesu abwira bariya bahagaze ku misozi bakwitegeye, rituma Yesu abwira bariya bakoresha bawe baguhiga, rituma Yesu abwira umugore wawe wambara ukazamura ijwi rituma baba we, rituma umuroza cece wahamagaye muko wambabariye ukazamura ijwi ryawe rirerire cyane, rituma Yesu ahagarara akavuga ati reka numva ijwi ryande rya Clarisse, numva ijwi rya Didier, numva ijwi rya runaka, numva ijwi rya nuka, wambabari ugasenga rituma Yesu akumva uyu munsi. Haleluya. Nurizamukana gukiranuka. Uzi ko se bura eregundi Didier iriya mpumyi Yesu yari amaze kwireba kera cyane. Ntabwo Yesu yari yamaze kumana umutima kuko uriya mpumyi yahamagaye yizeye. Ikintu cya mbere iriya mpumyi mbona ikimara kuza mugakira kuri iriya nzira yari yamaze kwizera. Haleluya. Ikintu cya mbere usabwa gusa zamuka utera intambwe uvaho waruri, uvaho wagize gute waruri, wicare ku nzira aho Yesu ari, uhabanye neza, mbese upimiranye naho Yesu ari bunyure. Utera intambwe mukobwa uve mu ntege nkeya, wa musore utera intambwe uve mu ntege nkeya, wa mupapa wa mubyeyi we utera intambwe uyu munsi uve mu ntege nkeya. Nuva mu ntege nkeya ryajwi ryawe uri buhamagare hamwe wagiye Yesu Kristo uri mu gihugu cyera cyo mwisuru, nubwo arimo abagukoma mu nkokora, nubwo arimo abaguca intege, nubwo arimo abavuga ati ese ubundi uzatabarwa, ndagira nkubwira ngo ubihorere, ngo arushirizaho cyane gutaka, nawe urushije cyane kuvuza induru, urushije cyane guhamagara Kristo. Haleluya. Ngo Yesu ahagaze yumva ijwi ryawe uyu munsi, cyangwa Yesu akumva ijwi ryawe. Kwifurije uyu munsi kwesigira gute yumva ijwi ryawe, mu rugo rwawe ryumve, mu kazi ukora ryumve, mu rubyaro rwawe byumve, mu rushako rwawe byumve, mu burwayi Yesu yumve iki ijwi ryawe. Haleluya. Mu gahinda ufite Yesu agira gute yumva ijwi ryawe. Ngo Yesu aravuga ngo nimuhagarare. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Bahamagara impumyi barayibwira bati humura haguruka, arahamagara nayo iritaba. Haleluya. Nayo Yesu arahamagara nayo iritaba, nayo ita umwenda wayo irabadaduka yegera Yesu. Umwenda yataye ni uwuhe Didier? Umwenda w'ubuhumyi. Haleluya. Haleluya. Yataye umwanda w'uwuhe Didier? W'ubuhumyi. Ngo yarabadadutse amaze guhadaduka tata wayo iki akimara kumuhamagara byonyine ahise atumwenda w'iki w'ubuhumyi. Haleluya. Imana yacu nihago cyubahiro. Icyo nakwifuriza aka kanya nko kwibwira, nkubwira ngo we gusa ujye mu nzira aho Yesu ari, ujye aho Yesu ari butambuka uyu munsi, utari ntango uve mu byo warurimo, uve mu busambanyi, uve mu kubeshya, uve mu bwesikoro, uve mu kwirwanirira, uve mu bidatunganye, uve mu bidafite umumaro, muve kubeshya abahanuzi bavuga ubutumwa, muve mu byo murimo, mutera intambwe gusa ku gisasoro cy'uburwayi, utera intambwe mu kazi ukora, utera intambwe mu rugo rwawe, utera intambwe mu burwayi bwawe, utera intambwe. Haleluya. Numara gutera intambwe ubundi wane guhamagara Kristo, nuhamagara Kristo ngo arumva. Haleluya. Ngo Yesu akimara kumva ijwi rye Didier, ngo Yesu yambura wa mwambaro w'iki w'ubuhumyi. Yego. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Hari umwambaro umaze igihe kirekire wambaye mama, hari uwo wamaze igihe kirekire wambaye papa, hari umwambaro umaze igihe mwambaye. Imana yacu nidutabare. Ariko ngo Yesu akimara kumva ijwi ry'iyo mpumyi, ngo Yesu ata wa mwambaro wose arabuyambura. Cyangwa uyu munsi nawe akakanya ukagira ibyo wiyambura. Haleluya. Icyamu uyu munsi ukumva ijwi, ukumva ijwi ry'Imana, ukagira ibintu wiyambura, bya mirimo yose ya kamere ukayiyambura kugira ngo Yesu agire gute, Yesu abace kukugirira neza. Wakimara kwambura wa mwambaro. Haleluya. Uyu munsi ari umwambaro Yesu agiye kukwambura. Haleluya. Uyu munsi Yesu ari umwambaro agiye kukwambura, mwambaro w'igisuzuguriro, mwambaro kwangwa n'abantu, mwambaro w'ubuhumyi, mwambaro w'ubugumba, mwambaro w'abarozi bakuroga buri munsi, mwambaro wa diabete, mwambaro wa kanseri. Imyambaro ni myinshi, mwabo wambaye se undi yambaye, ariko hari umwambaro Yesu agiye kukwambura uyu munsi. Utera intambwe ukamusanga, hari umwambaro urugamba bwe mu izina rya Yesu. Imana yacu nidutabare. Iyo mpumyi iramusubiza iti, Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte? Ariko mana uyu munsi Yesu arakubaza ngo urashaka ko akugirira gute? Aka kanya Yesu arakubaza wa mukobwa we, wa mupapa, Yesu arakubaza wa musore we, wa mubyeyi we mu rugo rwawe, aho uherereye mu bihugu by'ibirayi, aho wicaye muri yo biro, wicaye muri icyo gihugu, aho wicaye mubyeyi mu papa, aho wicaye muri ofisi. Uyu munsi Yesu arakubaza papa urashaka ko nkugira nte mwana wanjye? Aho umaze igihe kirakira ku gisasiro cy'uburwayi, Yesu arakubaza ngo mbese urashaka ko nkukorera iki? Wa mukobwa igihe umaze wizenguruka ushaka urugo, Yesu arakubaza uyu munsi ngo urashaka ko nkukorera
iki? Muvuga butumwa muhanuzi uvuga ko Yesu adakora, Yesu arakubaza uyu munsi ngo noneho urashaka gukorera iki? Mushuma mu pasiteri Rivera, Yesu arakubaza muri aka kanya ngo mbese urashaka ko Yesu agira gute akukorera iki? Nanjye Yesu arambaza aka kanya ngo mbese urashaka ko gukorera iki? Mana yacu nidutabare. Uyu munsi Yesu aratubaje ngo murashaka ko gukorera iki? Uwabaza ninde? Nuwateye intambwe akagira gute akavaho yarara akagera mu akageraho Yesu ari. Imana yacu nidutabare. Yesu aratubaza buri muntu wese musigiye umukoro. Ela wirebota kubara bikireski amando lotakerebere bamuski amando rabito tejezi. Buri muntu wese afashe umukoro. Uyu munsi Yesu aratubaza ngo mbese murashaka ko mbakorera iki? Haleluya! Imana yacu nishimwe. Ndakwingiza kugira ngo usabe Imana ubwenge. Ibyo gukorera ni byinshi ariko ubwire Mwuka Wera ngo ngwino unyobore. Ibyo ukeneye si byinshi ntubizi, ukeneye byinshi ndabizi, ari byo nzi ariko nawe ari nibyo ntazi, wowe urabizi cyane kundusha. Ariko Yesu arakubaza ngo umusore ashaka kunkorera iki? Wa mukobwa umusubizanye ubwenge, wa mupapa uyu munsi umusubizanye ubwenge, wa mubyeyi usubizanye Yesu ubwenge, musubizanye Yesu ubwenge, kubera yuko iriya mpumyi ntabwo Yesu yamusize gusa. Haleluya! Akimara gukura muri ya mwenda yagize gute? Yesu abona ineza y'Imana. Se buri umuntu ahumutse Didier Yesu ajya mu kazi arakora, atangira gukora business bigenda neza. Akiri mu mibyari byaranze yirirwa gasabiriza ateza amaboko. Mana yacu nidutaba. Imana ibakore ku maso bene data. Kuki mushaka abahanuzi ngo babareberayo? Wowe ntabwo wakwireberayo. Kuki mushaka byose babakora wowe ntabwo wabyikorera? Ngewe hari ibyo nagufasha nibyo, ariko nawe urashoboye. Ubwire Yesu agukore ku maso nagira ngo musabe neza mu izina rya Yesu. Imana yacu nidutabare. Iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha ndashaka guhumuka. Haleluya! Icyamu uyu munsi ubwenge nawe ukabugira mu izina rya Yesu. Uwiteka agukora ku maso ukabona ineza y'Imana. Yesu arayibwira ati igendere kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahaguruka amukurikira mu nzira akire neza ijambo ry'Imana. Haleluya! Imana yacu nishimwe cyane. Yesu Kristo arabakunda kandi Yesu abafiteho umugambi. Imana irabakunda. Mwakire neza ijambo ry'Imana rero ndagira nkubwire ngo uyu munsi Yesu arakubajije ngo mbese urashaka ngukorera iki? Umusubize neza, umusubizanye ubwenge. Icyo wumva umutima wawe ukubwira ukimubwire. Ariko ikiza nabona niba waragira ubwo buntu n'Imana wa mwenda w'ubuhumya akagukuramo umusabe ikindi cy'umumaro. Ariko nkeka ko icyamuzanya aka kanya no kugira ngo abakore mu mwenda w'ubuhumyi. Ntagira umuntu mbeshya abavandimwe, ntagira umuntu mbeshya. Ibi wajya kugirana n'Imana nawe urabizi. Ubusabane watakaje wageragura n'umukabiri urabizi. Hari ubuhumyi bwaraje. Ese rinete zawe uracyazifite? Ubanze urebe niba rinete zawe zifite. Kandi n'aba zifite zajemo bya bintu by'intuza by'ibibara. Usaba imanete nshya, numara gusaba inete nshya byose bihabwa mu izina rya Yesu. Amina. Imana ibahumugisha rero. Reka mbasengera Imana ishobora ibintu byose kandi abizi ko ntakibasha kuruga umugambi w'Imana. Imana yacu nibatabare. Giye kubasengera Imana. Sinzi niba Didier ari cyo bakongera. Kose pe basengere Imana ibagirire neza. Reka mbasengera Imana ishobora byose. Nimero yanjye muzajya muyisanga kuri screen y'ikiganiro. Reka mbasengera Imana ibahumugisha. Mana data wa twese mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwinshi. Imana yo kwera ndetse no gukiranuka. Imana rurema rubasha. Imana idahinduka. Imana ikunda ubwoko bwayo. Imana itaneshwa. Imana isumba ibintu byose. Ndagushimira guhimbaje kubw'imirimo n'ibitangaza ukorera ubwoko bwawe. Mwami Yesu Kristo mwana w'Imana. Ibi nibyo bikeneye, ibi nibyo bishakwa, ibi nibyo data wa twese Imana ibi nibyo biryo by'umwana w'ubugingo. Ndakwinziye kugira ngo usanganize imitima yabo. Mwami Imana ubambura umwenda w'ubuhumyi bari bambaye, ubambika undi mwambaro wera mu izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo mwana w'Imana nibamara guhumuka amaso yabo maze kureba. Haleluya! Urabita babihanwa n'ibindi byose bakeneye mu izina rya Yesu. Haleluya! Kubera yuko nibabihabwa bakiri impumyi batareba ntabwo bamenye uko babijera babibiba, ariko numara kubakora ku maso bizagenda neza mu izina ryawe Yesu Kristo mwana w'Imana ishobora byose. Sengeye umukumbi mugari imbere y'amaso ya uri imbere y'amaso ya rero kugira ngo data twese bakomereze mu tware bwawe. Sengeye abarwayi, ababuze uko bagenza, indushyi, abapfakazi ndetse n'impfubyi, abagushakana umwete kugira ngo data twese bose ubiyereke mu izina ryawe. Kandi buri wese uhaze kwifuza ku mutima we, uhaze kwifuza ku bwoko bwawe, kuko Uwiteka nzi kubakunda kuko abironke mu sebyo maraso y'umwana w'Yesu Kristo yamenekeye ku musaraba ibiguriguta. Nyemera data ubwoko bwawe usanganiza imbabazi zawe, abagushakana umwete bakubone. Kandi sengeye data twese Imana batarakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo, batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo mu buzima bwabo, kugira ngo basanganize imbabazi zawe, ubasanganize urukundo rwawe. Nawe Uwiteka nyiringa Imana ishobora byose ubakureho ubuhumyi, nibamara kureba neza barabona Kristo. Kandi nyiringa Imana ishobora byose muri Kristo niho habonekera byose. Ndabasengeye kugira ngo umucyo wawe nyawe warasire kandi ubwami bwe bukomeze kwaguka, ubwami bwe bukomeze gushyirwa hejuru. Sengeye cano papa yerere baryo wambaje TV. Mwami Imana
Mana ndakwize kugira ngo uyizamure mu byo kuzamuka, kandi ndakwingize mwami Yesu Kristo mwana w'Imana kugira ngo umuntu wese ubashishwa muri byose kugira ngo atege amatwi ibiganiro bikorerwa kuri iri riba ry'Uwambaje TV ujye umuha umugisha, kandi data wa twese Imana umukundisha ibyo kurya by'ubugingo. Nyemera data umugaragu wa Didi umuha umugisha nawe muze mu byo bwo kuzamuka, kandi nawe data wa twese Imana umuhindurira umwambaro mu izina rya Yesu. Turacyakeneye byinshi byo kureba, kandi uko niko kuri tutabona ntabwo twaza imbere y'ubwoko bwawe. Nyemera rero twagurire mu byo bwo kureba kugira ngo tubarebere data aho batareba, kandi nabo data wa twese Imana barebaho natwe bajya batureberaho tutareba, kuko byose nibagirirana. Nyemera ubwoko ukomeze kuba umugisha, wagura umurimo wawe, igihugu cyacu ukomeze kukibera amaso, urengera abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse isi yose muri rusange. Unyemerere data wa twese Imana ugabanye umubare w'abantu bari kurimbuka, wongere umubare w'abantu bari gukizwa. Nyemera ubwami bwe bukomeze kwamamara, kandi ubwo uje bidatinze data Kristo, ndabizi neza ko uje bidatinze, kuko ndabizi neza kuje kandi koko bidatinze. Nyemera data wa twese rero uha abantu bawe kuba maso, buri umwe wese abere maso ubugingo bwe, kandi umwe wese data wa twese Imana bamwe kuje kumuhemberaho umusanze. Nyemera bitimeze bitya uduhe kuba maso, kandi uduhe kurindisha kugira gute nyiringa Imana kurinda icyo waduhaye, kugira ngo data wa twese tumara kukirindisha umwuka wawe wera. Mwami Imana tujye tubona ko tugaburira ubwoko bwawe, ubwami bwereka mukomeze kwamamara, izina rye rikomeze gushyirwa hejuru, ni mu izina rya data twese bisabye byiza urakoze Yesu, amen. Amen. Nimero za telefoni zo bazisanga kuri screen. Nimero za telefoni ni kuri screen y'ikiganiro muzazisangaho. Yego. Murakoze.